Yes, nongeye kuguha ikaze wowe wahisemo kudukurikira, nk'uko nabibabwiye, uyu munsi ngiye kubagezaho forumire cyangwa se imibare y'ukuntu ushobora kuba wagaburira imishwi yawe cyangwa se inkoko zawe. Nk'uko muri kubibona rero kuri sikirini, guhera ku cyumweru cya mbere, kuva ku munsi wa mbere kugeza ku munsi wa karindwi, umushwi urya garama 12 ku munsi. Reka wenda twihe ko dufite imishwi 300, bivuze ngo urafata za garama 12 kumwe na 300, ubone 3600 ku munsi. Nk'uko mubizi rero, garama 1000 zingana n'ikiro kimwe, bivuze ngo turafata 3600 tugabanye 1000 kugira ngo tubone ibiro birimo, tubone ibiro 3.6 ku munsi. Bivuze ngo inkoko 300 zizarya amagarama 3600, nitushyira mu biro tubone ibiro 3.6 ku munsi. Noneho turangiza tubare ngo ku cyumweru umushwi wacu cyangwa se imishwi yacu izarya ibiryo bingana gute. Ni ukuvuga ngo uzafata ibiro 3.6 dukube n'iminsi 7, tubone ibiro 25.2. Bivuze ngo iyi mishwi yacu 300 mu gihe cy'icyumweru kimwe kuva ku munsi wa mbere kugeza ku munsi wa karindwi izaba imaze gukonsoma ibiro 25.2. Bivuze ngo ubaye uzi ibiciro byo ku isoko wahita ukuba, ubundi ukamenya ngo nzatakaza amafaranga angana gute mu gihe ntangiye umushinga wo korora imishwi mu gihe cy'iminsi 7 itangira korora iyi mishwi. Ku cyumweru cya mbere nawe uzahita ubona ngo ibiro nzakoresha 25.2 bizantwara amafaranga angana gute kuri ya mishwi yanjye. Ugendeye kuri ibi bipimo rero, nawe ushobora guhita uvuga uti niba mfite imishwi 100 cyangwa se mfite imishwi 10 cyangwa se 50, aho kugira ngo kube ntara twagiye dukuba 300, uzajya kuba n'umubare w'inkoko ufite, umenye ngo uzajya ugabura gute. Reka tujye ku cyumweru cya kabiri rero. Ku cyumweru cya kabiri urumva ko imishwi ijyanye kugenda ikura, itangiye kugenda irya byinshi. Ku cyumweru cya kabiri rero umushwi umwe, nk'uko muri kubibona kuri sikirini yanyu, umushwi umwe urya garama 18 ku munsi. Nk'uko twafashe ku rugero rw'imishwi 300 rero, urafata za garama 18 ukube na 300 ubone 5400 ku munsi. Nituhindura mu biro nk'uko twabibonye tugabanya n'1000, tubona ko garama 5400 bingana ibiro 5.4 ku munsi. Bivuze ngo ya mishwi 300 izajya irya ibiro 5.4 ku munsi. Rero ku cyumweru bivuze ngo turafata ya 5.4, ibiro 5.4 dukube n'iminsi 7, tubone ibiro 39 ku munsi. Bivuze ngo ya mishwi yawe 300 cyangwa se imishwi yawe ngahe, uzajya ufata za garama ukube n'imishwi ufite, urangiza ubone garama ziri burye, uhindure mu biro ubone ibiro uzajya ukoresha ku munsi. Ku cyumweru cya kabiri tubonye ko imishwi yacu 300 izajya irya ibiro 39 mu cyumweru. Ubwo ni ukuba n'ibiciro byo ku isoko, urahita ubona amafaranga uzatakaza ku cyumweru cya kabiri. Rero ndakwibutsa utarakora subscribe, kanda subscribe, dukomeze kubana mu bindi bintu bitandukanye, nkugezaho ubumenyi butandukanye muri field zose zitandukanye, mbabwire ngo bikora bite cyangwa se byunguka bite. Reka rero tujye ku cyumweru cya gatatu nk'uko muri kubona kuri screen yanyu. Ku cyumweru cya gatatu ubundi, niba muze ibyumweru 3 worora inkoko, ushobora kuba wibaza se nzazigabura mu buhe buryo. Ku cyumweru cya gatatu umushwi ugomba kurya byibuze wenda garama 25 ku munsi. Nitaye ku mubare ufite, menya ngo umushwi wawe umwe ugomba byibuze kurya garama 25 zujuje intungamubiri z'ibiryo
bigomba kugaburwa ku mushwi. Ibyo nabyo tuzabiganiraho tumenye ngo ese ni ibihe biryo ubundi uba ugomba kugaburira umushwi wawe kugira ngo ukure neza. Ni ubuhe bwoko bw'intungamubiri ugomba kugabura, ni ubuhe bwoko bw'ibyo kurya ugomba kugabura kugira ngo umushwi wawe umere neza cyangwa se ukure neza. Rero reka dukomeze. Nk'uko twabibonye ko umushwi urya garama 25 ku munsi, tugendeye kuri rwa rugero rwacu rw'imishwi 300, turafata imishwi 300 dukube na garama 25, tubone ko imishwi yacu izaba iri kurya garama 7,500 ku munsi. Tubihinduye mu kiro cyangwa se tubihinduye mu ngano y'ibiro, tukabona ko ari ibiro 7 n'igice ku munsi. Nk'uko twahereye tubigenza dukoresheje formule yacu rero, kugira ngo tubone ibyo tuzagabura mu gihe cy'icyumweru, turafata bya biro 7 n'igice dukube 7, tubone ko ari ibiro 52,5 mu gihe cy'icyumweru cyangwa se cy'iminsi 7. Ubwo niba usanga ugura ibiryo byo kurya cyangwa se aho ugurira sinzi bitewe n'ibiciro ufite, icyo gihe uzafata bya biro ukube n'amafaranga uri kugura ku isoko, bihite biguha amafaranga uzatakaza mu gihe cy'icyumweru kuri za nkoko zawe umaze ibyumweru 3 worora. Ndakwibutsa utarakora subscribe, kora subscribe, ukore like, comment ndetse na share, ariko nurangiza ukandike kukazogera kugira ngo utazajya ucikwa na video nzajya nkushyiriraho igusobanurira ibintu bimwe na bimwe bigiye bitandukanye nk'uko ndi kubasobanurira ku bijyanye n'ubworozi bw'inkoko. Reka rero tujye ku cyumweru cya 4 nk'uko muri kubibona kuri screen zanyu. Ku cyumweru cya 4 ubundi umushwi uba ugomba kurya garama 31. Garama 31 nizo umushwi uba ugomba kurya. Umushwi umaze ibyumweru 4 bivuze ngo ukwezi worora, byibuze ugomba kugaburira garama 31 ku munsi. Dukoresheje rwa rugero rwacu rero, dufate ya mishwi yacu 300, turangiza dukube na garama 31, biraduha 9,300 ku munsi. Bivuze ngo imishwi yacu 300 izarya garama 9,300. Aribyo tuzahindura mu biro nk'uko twahoze tubigenza kuva kare, tuzabona yuko ari ibiro turafata 9,300 tubihinduremo ibiro, tubone ko ari ibiro 9 ku munsi. Nidukuba n'iminsi 7 rero, turafata bya biro 9 dukube n'iminsi 7, tubone yuko ari ibiro 63 mu cyumweru. Bivuze ngo mu cyumweru uzajya ugabura ibiro 63 mu gihe ufite imishwi 300. Niba ufite rero imishwi wenda 100 cyangwa se 500, 1000, urakoresha iyi formule ukoresha kugira ngo umenye ibiryo uzajya ugabura bitewe n'igihe inkoko zawe zimaze. Rero murabona ko ari ibintu byoroshye, icyo usabwa ni ukugira ngo ukurikirane neza iyi mibare, bityo nukoresha imibare neza bizagufasha inkoko zawe gukura neza, kandi nawe bitume ku bijyanye n'amafaranga uyakoresha neza, cyangwa se umenye ngo mu cyumweru gitaha ndasabwa amafaranga angana gutya kugira ngo inkoko zanjye zibashe gukura neza cyangwa se kumera neza. Murabona ko rero ari ibintu byoroshye kubikarikira bitewe n'imishwi cyangwa se inkoko ufite. Reka tujye ku cyumweru cya 5 uri nk'uko muri kubibona kuri screen zanyu. Ku cyumweru cya 5 ubundi umushwi ugomba kurya cyangwa se guhazwa na garama 36 ku munsi. Ubundi ushobora no kuzirenza cyangwa se umushwi ushobora no kurenza kuko inkoko ntizijya zihaga. Ubundi biragoye kubona inkoko itari kurya, ariko uba ugomba kuzigenera kugira ngo uzirinde kuba zagira ibinure byinshi, ikindi kandi bikugabanyirize kuba watakaza amafaranga menshi bitari ngombwa. Umushwi rero ufite ibyumweru 5 uba ugomba kurya byibuze wenda garama 36 ku munsi. Tugendeye ku rwa rugero rwacu rero, urafata za garama 36
ukube n'inkoko 300 cyangwa se imishwi 300 ufite, ubone ko zizarya garama 10,800 ku munsi. Aribyo tuzahindura mu biro tukabona ko ari ibiro 11 ku munsi. Nidushaka kumenya ibyo tuzagabura mu gihe cy'icyumweru, tubone ko ari ibiro 77. Bivuze ngo ku cyumweru cya gatanu umaze worora, ugomba byibuze wenda kuba uri kugabura, umaze kugabura ibiro 77, kandi ukamakinga sure yuko ugabura ibiro 11 ku munsi kuri cya cyumweru cyawe cya gatanu umaze worora. Murabona ko rero rwose ibi byagufasha kumenya ngo uzakoresha amafaranga na gutya mu buryo bworoshye cyane. Reka rero tugarukire hano kuri video y'uyu munsi, tugarukire ku cyumweru cya gatanu, tuzakomeza kugeza ku cyumweru cya 18, ubundi nibwo inkoko igomba kuba itangiye gutanga umusaruro cyangwa se itangiye gutera amagi, ubundi ya magi agatangira kuzitunga. Bivuze ngo kuva ku cyumweru cya mbere kugeza ku cyumweru cya 18 uba ukiri kwikora mu mufuka. Urumva ko ari ibintu bitoroshye rero, kugira ngo ibyo byose ubashe kuba wabyihanganira, nuko uba uzi ngo nzahagabura mu buryo ubu n'ubu. Reka rero kubifuza ko dukomeza mu yindi video ku byumweru cya gatanu kugeza ku cya 18, tubwire muri komenti, mukore like, utarakora subscribe uyikore na share, ndetse usangize bagenzi bawe b'aborozi, ubabwire uti dore ukuntu bikora, cyangwa se abifuza korora bafite impungenge ngo inkoko zirarushya, inkoko zirarya, babashe kumenya ko ari ibintu bishoboka, bityo uzi ngo wagabura gutya byabasha no kumenya ngo amafaranga wakoresha abangana gutya.